aho twaje kumva urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana umunyamakuru Mbaze Ndore ariwe Ndambe Ndore ari Arias Ndahiro Valence Papi umunyamakuru wa gendaje mu kazi ntabwo naje kumva urubanza nibaza wumve we yaduhamagaye wowe yaguhamagaye Claude none yavuze atabwa abanyamakuru ndabatumiye yashizeho itangazo ikiganiro nagikurikiye niba utagira amatwi yo kumva gene numvise nimukajye muzanira ngo mushake kubeshya nawe ntuzane ikiganiro nagikurikiye cyose ikiganiro cyose nagikurikiye ibyaha yakoze mu kwezi kwa 12 yabikoreye mu murenge wa Muhima mu kagari ka Tetero mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali aho yageze ku nyubako y'umugabo witwa Ndayisenga Materine hariya Nyabugogo cyangwa se muri Muhima akavuga yuko Ndayisenga Materine adakwiriye kubaka ikibanza cya etage aho yari yahamagawe n'abaturage bamubwira yuko umukire cyangwa se umuherwe yabambuye inzira bajyaga banyuramo ariwe witwa Ndayisenga Materine ariko kandi Ndahiro Valence Papi agatangaza yuko Materine ikibanza agiye kubakamo ari indongoranyo yahawe niba umurenge wa Muhima cyangwa kare ka Nyarugenge kararongoranyije rero Ndayisenga Materine ibyo nibyo tugiye kumenyera muri iyi nkuru uburyo leta isigaye irongoranya abarongoranye cyangwa bakoze ubukwe ibyo ni ibi byatangajwe na Ndahiro Valence Papi ayo ni amakuru y'ibihuha ibindi ni ibitutsi kwita ifuku kwitwa injori n'ibindi byose turi kumwe na bwana Magashi uwitwa Ruziramuwe Joseph mumumenyereye muri risasi milipuko ya risasi na majeruhi ripoti ya risasi na majeruhi muri M23 no gukubita ibigarasha hirya no hino no kwa Semikeke wa Semitubu ariko uyu munsi wa none ari ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bwana Magashi waramutse amahoro bwana Claude Kaze TV nabandi mwese ndabasuje cyane wambaye neza nubwa mbere nje ku rukiko nagomba kuza nambaye neza wambaye neza mwebwe no kurongora bigira akamaro kareze byo kurongora ntago tukwifurize urugo rwiza nk'umuntu nubwo bamwe na bamwe batatashye ubukwe ariko urabona ko umugore yongereye kuri ya gahunda urakoze cyane bwana Magashi mu minsi twakoranye ikiganiro ku Ikaze TV no kuri Magashi TV aho watangazaga ko Ndahiro Valence Papi wari umaze iminsi utangaje ko akora inkuru ziha urwaho ibigarasha bisebya leta y'u Rwanda uravuga ngo inkuru akora zose nizo gusebanya gutukana kugira ngo ibigarasha bishingire kuri izo nkuru hashize iminsi mike tubona ngo Ndahiro Valence Papi yarezwe n'umukire cyangwa se n'umuherwe cyangwa umugwizatunga witwa Ndayisenga Materine atweretse kari n'umuherwe mu rukiko kukasabye n'indishyi y'ifaranga rimwe ry'u Rwanda afite abanyamategeko babiri yishyuye miliyoni cyangwa se irenga ariko asabye ifaranga rimwe ubucamanza ati mu gihe azaba hamwe n'ibyaha azatanga indishyi ifaranga rimwe kubera iki ko wisundi nkebebe ariyo nkebebe icyambere duheraho hari icyupfa n'umugabo witwa Ndahiro Valence Papi dupfa n'ubwa mbere mubonye kuri kanta nyinshi irimo kujojoba mu rukiko n'imyenda y'imyeru yambaye ibikweto wagira ngo nibyo bamakanika bibugande mu igaraje dusuzanya kwa perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge turamusuhuje hanyuma rero jewe n'ubwa mbere mubonye sibyo n'ubwa mbere mubonye wamubonye perezida w'urukiko rw'ibanze namubonye nagira ngo urambwira kuri Papi tuve muri burake hanyuma wowe warumbajije ngo Ndahiro Valence Papi ngo araho muzi naho muzi urumva hana atuye muri niba ari jari niba ari hehe iyo ngiyo muri Kigali mu Ndazaro hejuru yego mu mwirondoro twabonye n'ubwa mbere ngiyewe mubonye n'amaso gutya uretse kuba namubonaga kuri kamera abantu iyo bumvise baravuga bati Magashi ashobora kuba afite icyapfa na Papi ubundi hari aho mwahuriye hari icyo mwapfuye byagenze kuri Papi nta hantu muzi kuva mbayeho namubonye mu itangazamakuru kuriya ariko nanone ugasaga jewe ntago nshobora kuyufata umwanya ngo nicare nje kureba BTN ahubwo jewe izo nkuru zose agenda akora zigenda zigaruka ziciye jewe mu bigarasha mu bantu bacanganyikiwe bataye umutwe intera hamwe ziri hanze n'ibigarasha nibo ngenda mbona ziriya nkuru za BTN zigenda zigaruka yego uhagarare hamwe tukubaze abanyamakuru babaye benshi ikindi nakubaza twabonye mu minsi ishize Ndahiro Valence Papi atangaza ko cyangwa se yishinganisha kuri nyakubahwa CDS abatazi zina CDS ni chef d'état major w'igisirikare cy'u Rwanda Fande
General Mubaraka Muganga aravuga ati ndishinganisha kuri CDS. Ayo ni amagambo yavugiye kuri Papi Empire kuri chano yiwe. Ubundi kugira ngo yishinganishe kwa CDS nyakubahwa. Scovia nawe ati Mutesi nk'umuyobozi wa RMC aravuga ati Magashi ntajya aregwa, ati nzu umuntu urenze umwe wareze Magashi muri Ribu, ariko Ribu ntigeze itumiza Magashi. Waba uri gatiki, uri umuntu umeze ute muri iki gihugu udashobora gutumizwa na Ribu? Ibaze nawe. Nicyo kikwereka rero nyine abanyamakuru bataraba umwuga. Kubera icyo ataraba umwuga kandi kuvuga ngo mu Rwanda hari umuturage, sibyo? Udashobora kubazwa na Ribu. Ndi umuturage nk'abandi. Ahubwo bya bintu byo kuvuga ngo agiye kwishinganisha nyuma yaho amaze kuvuga ko ndi intoragura amayogi, yishinganisha kwa General gute kandi ndi intoragura amayogi. Ibi ngibi byose rero nibyo navuga byo gupfobya umuntu, byo guharabika umuntu, byo gukora inkuru zibogamye, zo gutukana nk'ibi byose yakoreye hangaha, yakoreye umukire. Ubu ngubu wenda iyo uyu munsi tuba tutaraje hano ku rukiko ngo tuze kureba, nanjye ntago nari kuba ndi hano mfashe iyi mikoro murimo mumbaza ibintu nk'ibi ngibi. Ariko ahubwo mwe mumbaze ni gute wabashije guhishurirwa inkuru Papi agenda akora. Sibyo jewe rero ntacyo ndicyo, ndi umuturage usanzwe. Impamvu iyo Ribu itankurikirana nuko bareba muri ibyo byaha biba bindegwaho bagasanga nta mpamvu yabyo, kuko nanjye nakabaye nisanga hano. Eminyawe bazi Maga twaje mu rubanza rwa Papi aharegwa ibyaha bibiri, harimo gutangaza inkuru y'ibihuha ndetse no kuba no gutukanira mu ruhame. Nawe ukagaragaza ukavuga ati mukaya turi kuganira avuga ati ibi byose no kuba na Clement ibyagize byose abikomora kuri Ndahiro Valens Papi. Ubikura he, ubibona ute, wo ubisesengura ute, cyangwa se hari inkuru yagutangaje ibihuha? Jewe rero ibi bintu mpora mbivuga buri munsi. Navuze ko ntajya nkurikira BTN TV, ariko jewe kugira ngo papa ajye gufata umwanya ajye kwishinganisha kwa General nuko azi wenda ko waraho naciye muri korari y'ibitukuro biturika, sibyo? Kubaza ko naciye muri iyo korari rero ni uburyo bwiza bwo kwimana igihugu, bwo kwimana u Rwanda, sibyo? Muri bwa buryo bwo kwimana u Rwanda rero mwarabibonye muri iyi minsi, ibihuha, abadayimoni barateye, ibigarasha, intera hamwe zirirwa zituka zipfobya zihakana jenoside, zipfobya jenoside yakorewe Abatutsi, abandi bakabihishingiro. Ibyo rero mba ngomba kubireba nk'umuntu umwe muri benshi wiyemeje umurongo wo kwimana igihugu, ngakurikirana ibyo bintu kugira ngo menye aba bantu ibyo bavuga ni ibiki. Muri ibyo bintu rero ngenda nkurikirana kuri ibyo bigarasha n'ibitera hamwe byinshi biba hanze, niho ngenda mbona izo nkuru zigenda zigaruka. Ukabona inkuru iragarutse, murebe leta y'u Rwanda nkiriya nkuru ya Clement njya kuyikora. Ngenda yikuye kwa igitera hamwe kazi cyitwa Tunga Fina, igitera hamwe kindi cyitwa Gasipari Musabyimana, ikigarasha cyitwa Turayishimiye Jean Paul kiba muri Amerika, ikindi kigarasha gikorana Kayumba Nyamwasa kiba muri Afrika y'Epfo. Ibyo nibyo nakuye hizo nkuru. Ndavuga si ibi bintu byagenze gute, nanjye nshaka gukurikirana numve ngo ibi bintu bimeze gute. Nibwo rero navuze si koko ibi bintu nuko bimeze. Rero kugeza uyu mwanya buriya abantu mutari mubizi, buriya DC Clement afunzwe n'ibintu byaciye ku mitandao kuri BTN no kwa Simbi TV n'ahandi hose hatandukanye. Mu by'ukuri rero nuko nguko mbona izo nkuru, kubera ko ziba zigoramye, zifite aho zigoramiye, zifite nabo zishaka gushimisha, niyo mpamvu nanjye izo nkuru nzikurikirana. Nkavuga iyi nkuru kubera iki yakozwe gutya, kubera iki ibi bintu byagenze gutya. Mu by'ukuri rero murabona ko ibyinshi koko birimo biragenda byigaragaza, aho umuntu atangiye kugenda ahamagazwa mu rukiko, sibyo? Ibi bintu bimaze igihe. Hari umuntu mwese wari uzi yuko uyu munsi uyungu yashobora kuburana? Hari umuntu wari uzi yuko yarezwe? Nawe ntabyo twari tuzi, twabimenye ku munsi byaje rero kubera ko iminsi y'umujura ni 40. Imana iravuga ngo urabikora byose nka kwihorera ukagira ngo mwanye nawe, ngo ariko byose nzabishyira ku mugaragaro, byose mbiguhanire. No kuri ibyo bigarasha urimo kuvuga, iyo bigiye kurira byurira kuri izo nkuru za byacitse ziba zagiye ziba. Ariko nanone ikibazo cyo kuvuga ngo ni byacitse gusa, igihe umuntu yakoze bitarimo kugenda neza, umunyamakuru azabyihore kugira ngo ibigarasha bitaza kuza kuririraho. Bitarimo kugenda neza biba bifite umurongo. Icyambere bigena inkuru zibogamye. Inkuru ibogama gute? Ni gute umuntu balancing inkuru, sibyo? Hariya mu rukiko mwumvise bavuga ukuntu ngo yaje ngo asiza